Imana ko ago nifuza kurira mu birori bya Liza. Ndashima Imana yuko yaduhaye Liza mu gihe twese twamaranye nawe. Ndashima Imana ko mu gihe yabaye kuri iyi si yagize ubuhamya bwiza. Amen. Ntago twakwishimiye kubona yuko Liza akomeza wenda kubaho nabi, ariko twishimira ko abyibuza agiye mu ijuru. Mfite icyizere kidashidikanywaho ko Liza yagiye mu ijuru, kuko Liza yakoreye Imana. Yakoreye Imana twese abamuzi turabizi. Ndashima Imana yampaye Liza mu buzima bwanjye muri iyi myaka tumaranye. Liza ni umukobwa mwiza mutabasha kumenya mwebwe. Liza ni umukobwa mwiza cyane, mwiza. Ari ukuntu umuntu aba marene w'umuntu akakuvuna, akakuremerera, ugahora ari ukurwana nawe ugarura. Ariko mu myaka nabanye Liza ntiyigeze ambera umwana ugora. Yari umukristo, yari umwana ubwira kumva, yari umuntu ubwira ngo ibi bikorerwa aha akabyumva. Yari umuntu ugisha inama. Liza yagiraga urukundo rutabaho, ukajya ukabona wenda habaye nk'umunsi runaka utanatekerezaga, ukabona Liza gukoreye keke utanatekereje ko uwo munsi uhari. Nkajya kubona nicaye nkabona Liza anyoherereje keke, akohereza Eric, akaba yayohereza mu bundi buryo. Ariko Liza yabaye umwana mwiza mu gihe nabanye nawe. Ni umukobwa mwiza nyuma yuko aba umwana w'aba babyeyi, ariko ngewe nk'umubyeyi we mu buryo tuvuge ngo bwo mu rugendo rwo gushaka, yambereye umwana w'umukobwa atagira ukwasa. Liza yakoreraga Imana mu buryo bwose. Burya aravanga Imana ni urukundo. Liza yari ari mu urukundo rw'Imana rumwuzuye, akashimishwa n'ibyishimo bya bagenzi be, agashimishwa n'uko umuntu anezerewe, ukabona ahangayikishijwe n'iby'abandi kurusha uko ahangayikishijwe n'ibye. Umuntu nk'uwo nguwo ntabwo Imana yakwifuza, ntabwo yamutakaza. Yahisemo kumwiyegereza kugira ngo abe hafi yayo. Liza mu rugendo rw'ubuzima tubanyemo yari umuntu utajya ubabara. Umuntu wese uzi Liza yahoraga aseka, utamenya ngo afite ikibazo, utamenya ngo mbese yahoraga ari umuntu uri mu byishimo bidasanzwe. Nk'uko mubona iriya foto yarimo aseka, niko yahoraga yisekera. Kubona Liza ababaye byabaga bigoranye, yahoraga aseka. Ndashima Imana rero ko yamuduhaye akatubera mwiza mu gihe kirekire tubanye, cyangwa se ababanye mu gihe kigufi, agakorera Imana. Ndashima Imana ko yanyinjije muri uyu muryango, atuma nkuvukamo. Abavandimwe be bose bamfata nk'umuvandimwe wanjye. Iki kintu cyonyine urwo rukundo yagiraga, Imana yo mu ijuru yarumushimiye cyane. Nongere nshimire Eric warakoze gukunda Liza. Mu bintu narinzi uru rugo rwakundanaga, hahandi ahantu hose Liza yabaga ari, Eric yabaga amuhamagara kenshi. Liza mwavugana ntashobora kuvuga atavuze Papa Ray. Warakoze gukunda Liza, warakoze kumubera umutware mwiza, warakoze kuba umuhungu mwiza, mbese ukitwara nk'umugabo mu rugo kandi mwiza. Warakoze gukunda Liza. Ubu ngubu haranezerewe ko agiye afite urukundo rwawe. Ndashimira ababyeyi ba Liza ko mwamutoje urukundo, mwamutoje kuba umwana mwiza, mukamutoza kubana n'abantu, kandi mukamutoza kumvira. Nubwo mama ejo bundi yaravuga ngo uyu yari marene wa Liza, ntago nari marene wa Liza, ndacyari marene wa Liza, kuko Liza ansigiye Eric, Liza ansigiye Ray, ndacyari marene wa Liza. Marene wa Liza, kandi ndabizi neza ko inzozi nyinshi yari afite. Liza yakundaga urugo rwe. Ababizi yakoze impanuka yiruka nkajya kureba umwana, ajya kureba urugo. Liza yakundaga umuryango we cyane, yahoraga ahangayikiye umuryango we cyane. So abantu mwese muri hano mwumve ngo dutakaje umuntu wari ufite akamaro gakomeye muri sosiyete. Ntabwo yari muri ba bantu bazagora igihugu cyangwa se ubuyobozi ngo barajya kunga cyangwa kugira ibiki. Tutakaje umuntu w'ingenzi
abantu bose badutabaye Imana ibaha umugisha. Akoze cyane Marene. Mu buzima nuko arimo kuvuka hakabamo n'ibingibi.